Mwiriwe bene data, abandi mwaramutse, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Amahoro Imana aganze mu mitima yanyu. Nkuko mubizi, iyi ni ya channel BM Fire TV ikunda kubazanira ibijanye n'umuco wa Kinyamurenge, umuco wa Kirundi n'umuco wa Kinyarwanda. Ariko uyu munsi sivyo twabazaniye, uyu munsi twabazaniye ibijanye n'iyobokamana. Turaza kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza kuri 20, kubera ko dufite umwanya mutoya. Aho uri inshuti yanjye ufite ijambo ry'Imana cyangwa se ufite Bibiliya usome, urabasha gusobanukirwa. Umutwe w'ijambo tuza kuganiraho, turaza kuganira ku mubatizo. Hari ibyo nibazaga byinshi, hari ibintu byinshi nibazaga umubatizo, ndetse nawe udukurikiye birashoboka ko hari byinshi wibazaga. Ikibazo ca mbere kiravuga giti ese umubatizo ni iki? Ikibazo ca kabiri, ese ninde ukwiye kubatizwa? Ese arangana gute ukwiye kubatizwa? Ikibazo ca gatatu, ese umubatizo wabera utumari iki? Reka tuganire kuri ibyo ngibyo bitatu. Nkuko mubizi imibatizo iri gutandukanye, ariko uyu munsi turaza kuganira umubatizo w'amazi menshi. Ubutaha turaganira ku mubatizo w'amazi menshi ndetse n'umubatizo wo mu gahanga w'amazi makeya mukunze kubona ku bakatoliki. Hari n'umubatizo w'umwuka wera, ariko uwo tuzovugaho ubutaha. Umubatizo w'amazi ni iki? Ese umubatizo ni iki? Uyu mubatizo ngiye kuvuga ni umubatizo Yohana yabatirishaga. Ni umubatizo Yohana yabatirishaga mbere nuko Yesu Kristo umwana w'Imana aza. Yawubatirishaga abo bita abayahudi. Ni umubatizo wa Kiyahudi, yabatizaga abayahudi babashaga kuba batari mu murongo mwiza, cyangwa se babaga bakoze ibyaha, cyangwa se babaga bishe amategeko Imana yari yarahaye Mose, bakumva ko bagomba kugenda akababatirisha amazi menshi. Mbese uzarebe iyo uri mu mazi menshi, cyangwa se wibiye mu mazi, ku bantu bazi koga, cyangwa se niyo utabuzi koga wenda ugafata nk'amazi mu ibase ukibizamo umutwe, ntabwo mu by'ukuri uhumeka, ntabwo uhumeka, umeze nyine nk'umuntu kadahumeka. Niyo mpamvu uwo mubatizo wagombaga kugaragaza, mbese cyari ikimenyetso ugomba kugaragaza ko wapfanye na Kristo. Nukuvuga ngo cyari ikimenyetso kigaragaza ko wapfanye na Kristo. Cyari ikimenyetso cy'urupfu, kugomba gupfa mu byaha, mbese ukongera ukiburuka ubundi muntu mushasha, ubundi muntu wabashije gufata ibindi ibyemezo. Nuko cyari ikimenyetso umwana w'umuntu yiswe icyaha atakoze icyaha. Umwana w'umuntu yiswe icyaha, cyangwa se yiswe umunyabyaha kubw'inyoko muntu y'icyaha cyakorewe muri Eden. Iyo ni inkuru ndende, nayo tuzayivugaho uburyo twiswe icyaha, cyangwa se twiswe abanyabyaha. Na Yesu uyu waje akabatirishwa muri uyu mubatizo ntabwo yari yaracumuye, nta cyaha na kimwe yacumuye. Yabikoze kubw'inyoko muntu y'icyaha, guca bugufi kubw'inyoko muntu y'icyaha cyakorewe muri Eden. Aremera aca bugufi, arabatizwa, kugira ngo iyi generation yo mu isezerano risha tubibonereho natwe dukore ico kimenyetso, kugira ngo twakire kimenyeshe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ko Yesu yatwitangiye agapfa mu byaha atigeze akora, kugira ngo njewe munyabyaha nakire ubugingo kubera we. Nihuta, umubatizo ni iki muri make? Umubatizo ni ikimenyetso cyangwa se icemezo umuntu afata kubwo kureka inzira yararimo zihabanye n'ico Bibiliya ivuga,
akemera ko Imana ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Haleluya. Akemera ko Imana ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Akemera akaja muri ya mazi nari maze kubasobanurira, akibira muri ya mazi, bisobanura ngo yapfanye na Kristo, akongera akavuka busha. Muraza gusoma iyo nkuru cyane, Nikodemu na Yesu ubwo baganiraga, akongera akiburuka ari undi muntu musha. Muri make aretse inzira yararimo, ibyo yakoraga bihabanye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga, hanyuma akurikiye inzira y'umusaraba, akurikiye inzira ya Kristo. Mbese yiswe umukristo, yakiriye ico bita Mwuka Wera, yakiriye izindi nshingano atari yarafite. Haleluya. Hari ikibazo nkunze kwibazaho, hari n'umuntu wigeze kumbaza ico kibazo, arambaza ntese kuki umuntu yabatijwe ahubwo ariho akora ibyaha kurushaho? Nawe ico kibazo wacibazagaho. Ni ukuvuga ngo ico gihe aba ari mu rugamba na Satani. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhunge icyaha, turwanye Satani. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyari cyarakwa, cyangwa se hari ikintu waretse ufata andi mahitamo. Cya kintu waretse Satani agera, ni ukuvuga ngo na Yesu amaze kubatizwa, Satani yaramugerageje cyane, aramugerageza. Ni ukuvuga ngo kubera ko hari inzira uba waretse, kubera ko hari byinshi uba wigomwe ukareka, ugakurikira Yesu Kristo, cyangwa se ugakurikira Imana. Mu bundi buryo ugakurikira Imana, ya Mana wakurikiye, Satani agutegamo imitego myinshi kugira ngo yongere akugushe, yongere agire gute? Akugushe. Umubatizo ntabwo watuma udakora ico bita icyaha. Umubatizo ntabwo watuma udakora icyaha, ahubwo icyatuma udakora icyaha ni ugusoma ukamenya ico Bibiliya ivuga, gusobanukirwa Bibiliya, ndetse no gupfukama ukaja mu masengesho. Nico zonyine zotuma urindwa uhunga ico bise ijambo ry'Imana rivuga uhunga ico bita icyaha. Izo nizo nzira zonyine zo guhunga icyaha. Hanyuma Satani kumurwanyaho ni bisanzwe. Iyo uvuze ngo koma shitani kwa jina la Yesu, ni ukuvuga ngo umukomesheje, umurwanyije. Hari imitego myinshi, hari abadayimoni benshi bapfa, kuko Satani duhora mu rugamba nawe. Haleluya. Bene data, ca cemezo uba wafashe ukagenda ukibira muri arya mazi ukabatizwa, ico nico bita umubatizo. Haleluya. Ikibazo ca kabiri, ese ninde ukwiye kubatizwa? Ese ugomba kubatizwa ufite igihe kingana gute? Kunze kubona abakatolike babatiza abana bakiri bato, impinja n'abana bato. Abarokore bo uramubatizo ntabwo bawemera, bavuga ko bagomba kukubatiza ufite imyaka ikuze, ufite imyaka 12, umaze gusobanukirwa byinshi, umaze kumenya ikibi n'iciza, umaze kumenya icyaha icarico. Ariko mu by'ukuri wa mwana ntasobanukiwe icyaha icarico, ahubwo umwana mu barokore baramubarika hanyuma akazabatizwa agejeje iyo myaka. Ariko uriya mubatizo ntabwo Bibiliya uri muri Bibiliya. Umubatizo wo kubatiza umwana w'imyaka 2, umwana w'uruhinja, ntabwo uri mu Bibiliya. Iriya ni imigenzo y'amadini. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu ukwiye kubatizwa ni umuntu umaze kumenya Bibiliya, ico umubatizo uvuze, ukamenya ico Bibiliya ivuga, ukamenya akamaro k'umubatizo, apana kuba
warinjijwemo imyemerere y'idini ukaje kubatizwa n'umuntu ubatizwa atazi icyo umubatizo uvuze, akagendera ku myemerere y'idini yabase n'ibindi akagenda akabatizwa atazi icyo Bibiliya ivuga, uwo nawo ni umubatizo umunsi umubatizo. Uwo mubatizo Bibiliya ntiwemera, yemera umubatizo wenyine wabashije kuba usobanukiwe, warasomye ukamenya umubatizo niki, warasomye ukamenya Bibiliya ico ivuga, ico arico, ico umubatizo uvuze. Amen. Muri make Bibiliya bakora bakabatiza umwana mutoya, iya ni imigenzo y'idini, ni imigenzo y'idini, n'ababikora n'andi madini yose ni imigenzo y'idini, ariko uriya mubatizo ntabwo wemewe, ni imigenzo y'idini. Hanyuma Bibiliya babatiza mu gahanga byo bivuze iki? Bibiliya nayo ni imigenzo, no kuvuga ngo Yesu tuzi ko yabatijwe mu mazi menshi, yaraje aremera, haleluya, yaraje aremera arabatizwa, nta cyaha yari afite, kubw'inyoko muntu y'icyaha cyabereye muri Edeni, aza kugikora nk'ikimenyetso kugira ngo yereke abigishwa be cyangwa se yereke abagiye kubwiriza ubutumwa ibyo bakwiriye gukora. Araza yitwa icyaha atarigeze acumura, araza abatizwa n'umuntu utarukwiye kumubatiza. Amen. Utarukwiye gufungura n'udushumi tw'inkweto ye, aca bugufi aremera, aramubatiza, aramubwira ngo bikore, aramubatiza. Amen. Aramubatiza, atangira gukora imirimo ye, atangira mbese muri make atangira kwakira, nubwo yari afite mwuka we, ni Imana mu bundi, kuko ari igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana hambere na mbere habayeho ijambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ni Imana yaje, no kuvuga ngo yaje mu biti twamwemera, yaje ari umuco, aramurikira ab'isi ntibamwemera, yakoze byinshi, abereka, akora ibitangaza. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo bivuga ibitangaza n'imirimo Yesu yakoze muri itangiriro rya ministeri ye, ni itangiriro rya ministeri yiwe. Yaraje yitwa umuco, amurikira ab'isi, arabigisha, arababwiriza, arababwira ati nimunkurikire. Abantu banga kumukurikira, n'abamukurikira benshi babaga bamukurikira ari byo bamushakaho, amenya ibiri mu mitima yabo. Amen. Amenya ibiri mu mitima yabo, ko ari ibyo bamugize gute, bamubonaho, bamushakaho, ari imigati n'ibindi. Abisi ari byinshi mbese amenye yuko igitumye bamukurikiye abenshi ni ukubakiza uburwayi bafite, ni ukubasubiriza ibyifuzo byabo, ni ukubaha imigati, ni ukubaha ibyo barya, ariko mu by'ukuri agakiza katari mu mitima yabo, bataragize gute, bataravukanye batamwemera nk'umwami n'umukiza. Ariko abamwemeye bose biswa abana b'Imana, ntateka bazacirwaho. Abamwemeye bakemera izina rye, bakamera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo, ntateka bazacirwaho, nta rubanza. Ngo icyo akora abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo abo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Uwo Yesu araza arabatizwa, akora icyo kimenyetso kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ese uyu mubatizo niki utumariye twebwe nk'abizera? Nagiye mbivugaho cyane, umubatizo niki utumariye. Icyambere umubatizo ukumariye icyo rambabarira, icyambere umubatizo ukumariye, utuma hari byinshi ureka ugakurikira inzira ya Kristo, utuma habaho connection yawe n'Imana, utuma wakira izindi mbaraga, wakira mwuka wera. Muri make kwa bivuga wakira mwuka wera,
ni ukuvuga ngo hari ubundi bubasha ubuhawe, wari umuntu wari mu byaha, ariko iyo umaze kubatizwa wakiriye Mwuka Wera, wakiriye izindi mbaraga utari ufite, wakiriye gutegeka mu izina rya Yesu bigakunda, wakiriye imbaraga zo gutegeka, zo gusenya karande n'ibindi byose mu izina ry'uwo mwami wacu Yesu Kristo, wemeye akaza akitanga kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Haleluya. Nshuti yanjye, muvandimwe, ico umubatizo utumariye nuko hari imbaraga tuwuhererwamo, hari ubundi bubasha tuwugirirwamo, twakira izindi mbaraga tutari dusanzwe dufite, udukura mu mwijima w'urupfu ukatwambika ubugingo. Haleluya. Haleluya. Reka ndekeraho, ubutaha tuzakomeza. Naringize ngo mbasogongeze gatoya, tuzaza tuganira ku burambuye, mbabwire ku mubatizo w'Umwuka Wera, mbabwire aho ibi bibatiza mu gahanga aho byaturutse. Reka mbivugeho gato nihuta. Ni ukuvuga ngo imubona babatiza mu gahanga yaba n'umuntu mukuru, ni ukuvuga ngo murawizi bino bihugu by'Uburayi cyangwa se bino bihugu by'amahanga hari icyo bita ubukonje, hari igihe cya kirima cy'ubukonje, hari igihe bidashoboka koga n'amazi akonje bitewe na kirima ihari. Noneho bakavuga ndetse turi gute twafata umurumve ko ni idini ryica, bavuga ati ni gute twafata umuntu tukamujana muri Yorodani tukamwibika mu mazi akonje, ntibishoboka. N'iyi kirima turimo ni ibintu byaturutse ku makirima, nzabibasobanurira neza twihuta, nzabibasobanurira neza twitonze. Murakoze cyane, ijambo ry'Imana riganze mu mitima yanyu ndetse ribakomeze muri uyu rugendo turimo rwa Kristo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.